inshuti muri ubu buzima ni ingenzi cyane ku buryo kwiyita umwana wawe atari ikintu kibi waba ukoze. Sobanukirwa byuzuye n'izina nshuti. Nshuti ni izina ry'ikinyarwanda rikomoka ku ijambo inshuti, ariko kandi rishobora no gukoreshwa mu kirundi. Nshuti ni izina rishobora guhabwa abana b'abahungu ndetse n'ab'abakobwa, cyane cyane bariha abana babo cyane cyane bitewe n'ubucuti buri hagati y'ababyeyi bombi, cyangwa se n'urukundo bari gukunda uwo mwana, bityo bakamwita izina nshuti nk'ikirango cyangwa se ikigaragaza yuko babanye neza kandi n'uwo mwana bamukunze. Mu busanzwe umuntu w'inshuti aba ari umuntu ukuba hafi cyane, haba mu byago cyangwa se mu byishimo. Uwo muntu aba akuri hafi, ni wa muntu wiyambaza iyo ukeneye inama, kandi ni wa muntu ugutabara nawe iyo ugeze mu bihe bikomeye. Ni wa muntu ubuze amakuru yawe menshi, kandi ni wa muntu nawe ubuzi ibyo byinshi, ku buryo aho atari uba uhamubereye kumo kimwe nawe aho utari aba hakubereye. Ibi bituma inshuti aba ari umuntu w'ingenzi cyane, haba mu marangamutima, mu bukungu ndetse no mu bindi bintu byose ushobora gukenera muri ubu buzima. Niyo mpamvu uzumva bamwe bavuga bati uyu muntu ni inshuti y'akadasohoka, ni inshuti magara, cyangwa se ukumva bavuze bati uyu muntu ni inshuti nyanshuti. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane kuri rino zina nshuti harimo Nshuti Dominique Savio wamenyekanye cyane mu mupira w'amaguru, harimo kandi Nshuti Divine Muheto wamenyekanye cyane mu marushanwa y'ubwiza mu gihugu cy'u Rwanda, harimo kandi Nshuti Innocent nawe wamenyekanye cyane mu bikorwa by'umupira w'amaguru. Rero niba nawe bitwa Nshuti uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Nshuti, reka nkwifurize kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Namwe rwose inshuti zacu turabashimiye ko mudahwema kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Niba uri mushya hano kandi nawe ni byiza gukanda subscribe. Nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.